Roho w'Imana ngwino, ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino utuyobore, ngwino hafi yacu mu buzima bwacu, utubere imbaraga dutsinda umushukanyi. Roho w'Imana ngwino, ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino utuyobore. Muri iki gihe cya Pasika, cy'ibyishimo bya Pasika, ni igihe cyo kubohoka. Amasomo twumva tureba n'amateka y'intumwa, barabohotse, bahuye na Roho Mutagatifu, bahindura amateka, bareka imirimo bakoraga, bahindura inzira bakoreragamo, icyerekezo bakoreragamo, baba abandi. Sawuli rero nawe ni urugero rwo kubohoka, ni urugero rwo guhinduka. Sawuli twatangiye kumwumva mu minsi yashize mu masomo, batoteza kiliziya, aho bateraga amabuye Stefano, bavuze umusore wari uhari kandi abishyigikiye kandi nawe abikomeyemo abyemeza. Uwo musore ni Sawuli. Sawuli rero yatoteje kiliziya kuko yumvaga ko kiliziya yavutse icyo gihe yasaga nkaho ari nk'idini ryadutse, ari abantu b'abayobe bagomba kugendera ku murongo wari usanzwe. Mbese Sawuli yumvaga ko abakristo ari abantu batanye, bavuye mu murongo wa Kiyahudi wa kera, akumva ko nta kundi bagomba kubakorera, ko ari ukubagarura mu murongo bakoresheje ndetse n'imbaraga. Niko yabyumvaga. Nibwo rero agize amahirwe yo guhura na Yezu Kristo i Damasi. Ayo makuru murayazi, ukuntu Nyagasani yamutunze urumuri rufite imbaraga, akamurikirwa, urwo rumuri rugatwika wa mwijima wose wari umurimo, n'ubwo buyobe bwose, n'ubwo bugome bwose, n'ayo mateka ya kera, agasa nk'ubatijwe bundi bushya. Abakristo ba kera ntibatinye kwita batisimu ko ari cyo kintu cy'urumuri. Urumuri muri batisimu, ikimenyetso cy'urumuri nacyo ni ikimenyetso gikoreshwa cyane, kumva ko uhindutse undi, uvuye mu mwijima w'icyaha ukaza mu rumuri rw'abana b'Imana. Sawuli rero yarahindutse agera naho avuga ko ibya kera yari yarakoreye, yarigiye, yari yashyize imbere, ko yageze aho akabifata nk'ibishingwe. Ayo masomo yari yarize, ubwo buhanga yari yarabonye aho hantu kwa Gamaliyeli, gahunda yari afite gukomera mu ntera, akazamuka mu Farisayo, akazaba umwigisha amategeko ukomeye, agakomera, akemerwa, akagira imbaraga. Yageze aho ibyo byose abifata nk'ibishingwe, agereranyije n'urukundo Kristo yamukunze n'ubutumwa Yezu Kristo yaramuhaye. Iki gihe rero ni igihe cyo kubohoka, mu gihe twumvise amateka nk'aya, natwe tugomba kubohoka. Ya magambo nyakunda kubibutsa, wa muhigo w'abavandimwe, ati ubukristo natwe abanyarwanda bugomba kutubyarira ubuvandimwe nyabwo. Tugomba kutubyarira ubuvandimwe bushya, kuko ibya kera byagaragaye ko natwe bitari byiza. Imbuto za kera z'ubukristo bwa kera byagaragaye ko bitari byiza. Ubu tugomba kubaka ubundi bukristo bushya. Turi mu gihe cya sinode, ibibazo batubaza ntimuzabisubize
nka formalite cyangwa se nk'abantu bashaka kwikiza, muzabigira ibyanyu. Dukora urugendo rwo guhinduka nk'uko Pawulo intumwa yarukoze. Ntabwo waba wahuye n'urumuri rwa Kristo, ntabwo wabonye ingero nziza nk'izi ngo ukomeze ube wa wundi wa kera. Turasabwa guhinduka, turasabwa kubohoka, tukakira ubushyashya bw'ivanjiri. Muri iki gitabo cy'Ukarisitiya rero turisabira natwe kugira ngo turusheho kwemera Yezu Kristo waje atugana, ariko cyane cyane Yezu Kristo wigize ifunguro. Muvise ukuntu abo Bayahudi bavuga ati bishoboka bite ko uriya muntu twarya umubiri we, birashoboka bite? Muri icyo gihe Abayahudi batangira kujya impaka ubwabo no kwijujuta, ndetse bavuga bati ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Se bishoboka bite ko Yezu Kristo umwami w'ikuzo yaba mu mugati, muri kare kagati gatoya? Bishoboka bite? N'ibindi byinshi, amasakramentu abantu batumva, ubuyobe bukomeye cyane abantu bakubwira ko bashobore guhazwa ngo mu byifuzo nk'uko babikoze mu gihe cya Covid. Icyo rwose ni ibintu duhura nabyo, abantu ntabwo baduhisha ko ntakikubona ati jye sinkiza mu misa, ndebera misa kuri televiziyo no kuri radiyo. Buriya nayo utaranagira icyo uvuga akakubwira ko nayo ngo aba ari nziza. Birababaje kuko icyo gihe byarabaye, byari ibihe bikomeye, ntabwo byari ibihe bisanzwe. Kumvira misa kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo ugahazwa mu byifuzo, kandi utuye hafi ya kiliziya ushobora kuza mu misa, rwose ntabwo ari byo. Icyo kintu ntituzi ukuntu kizava mu bantu, kuko abenshi rwose bagendeye ko bumva ko ngo bashoboye guhazwa mu byifuzo, bataje mu ikoraniro aha hamwe natwe bakegera ameza matagatifu. Icyo ni ikibazo rwose gikomeye cyane tugomba gusabira dukomeje. Natwe twaje duhazwa, tukabikora, twakomeje kubivuga, tukabikora rwose neza n'icyubahiro kigaragarira hanze ndetse no ku mutima. Buriya ikiri ku mutima nyine kigaragarira hanze. Ntabwo umuntu yahazwa ubona nyine arangaye, haba harimo akabazo, ukabona umuntu ntahari, kuko bavuga mu mvugo y'abajene ntabwo ari tayari. Ntabwo ari byo. Bya bindi twongeye tubisubiremo, ukuntu twabasanga mu ntebe, ugasanga umuntu ari mu ntebe. Ubu rwose bongeye kutwemerera ko mwakongera mukaza ku murongo, ukabona umuntu koko aje gusanganira Yezu Kristo, uje kumwiha. Abaririmbyi rwose twongere tubibutse ko guhazwa, muzi ko aho hagoye no kuhagera, rwose muzajye muva aho hantu hagoye, muzi gusanganira Yezu Kristo, musige amakayi aho mwicaye, mureke kuririmba. Umuntu ahazwe ubona atekanye, kubona umuntu afashe ikayi aririmba ahazwa Yezu Kristo, yakira Yezu Kristo, ubona ko harimo ikintu kitameze neza, kimeze nko gusuzugura, cyangwa se ushobora gucumuza abakubona. Twe gucumuzanya. Akandi kantu usorezaho rero, mwababonye abavandimwe b'abanyamutima ni uwa gatanu w'imboneka, bafite inyigisho nziza, spiritualite nziza. Natangiye no kumenya iriya spiritualite, ariko si bo bonyine bafite spiritualite nziza. Abanyampuhwe nabo bafite spiritualite nziza, abaregiyo bafite spiritualite nziza, abakarismatike bafite inyigisho nziza.
ubu dufite amahirwe tutari dufite mu bihe byashize. Dufite radiyo Mariya yumvwa mu Rwanda ndetse no mu gihugu ku isi hose. Dufite televiziyo Pacis TV yumva mu Rwanda, mu karere no ku isi hose. Abantu bose dufite ubushobozi bwo kujya gukora ibiganiro ku buryo bushoboka twabisabye, spiritualite yacu ikamenyekana, inyigisho yacu ikamenyekana, tukamenyekanisha abandi. Kuko nk'uko Petero abivuga, Petero avuga ko buri wese dufite inshingano yo kuvuga amizero yacu uko ameze. Ndabibasabye abavandimwe b'abanyamutima, abakarismatike, abanyampuhwe, neokatekimena n'abandi benshi. Amatsinda ni menshi cyane muri paruwase yacu, ariko noneho umuntu yabona abavandimwe bambaye ukuriya bambaye, ukabyibazaho, ariko byarangiza ntibigire icyo, ntibitinde bariya se bundi bandi n'abanyamutima, n'abanyampuhwe, n'abasaveri. No, il faudra, tugomba kugira ngo tuzajye dusobanura neza kugira ngo tumenyane, ndetse niba hari n'abajijinganya badafite aho ikoraniro basengeramo, kugira ngo batugane bibe inshingano yacu twese gusobanura mu magambo, nta gushaka gusuzugura iby'abandi cyangwa se kwishyira hejuru cyane, ariko tukamenyekanisha ibyacu. Niko Pawulo intumwa yakoze, agenda yigisha inkuru nziza igihe n'imburagihe kugeza igihe abipfiriye. Twisabire rero, dusabire abacu, natwe dusabe kugira ngo muri iki gihe, cyane cyane igihe cya Pasika, muri ibyishimo bya Pasika tubohoke, tuve ku ngoyi za kera, twakire Kristu watsinze. Nyagasani Yezu nabane namwe.